Ya Delize Lady Jotrome ni wa mungu wanyu musikaranga nanone reka tugaruke n'umuhungu mukuru mu gace. Ni byinshi tugiye kumumenyaho impano irenze imwe akazi karenze kamwe akora ni wa wundi. Uyu munsi tugiye kudukubita buri kimwe agiye kuduha package full package ibintu bimeze neza. Starboy. Abantu bari bazi ngo ni YouTube channel gusa yenda ukora. Ariko reka ndeke kuvuga menshi. Ya. Je nitwa Emojizo sibyo ndi umuhanzi ndirimba injyana bita Afrobeat cyase rimwe nige ndirimba hip hop muri izo njyana zose turaza kuzivibingamo reka dukubite reka dore kuri R&B akantu kameze fresh ku buryo n'umuntu uri kutureba aba yumva atari igihuha ibintu by'igihuha twabisize muri ya myaka bro bibigeri we tuza reka kumva amagambo reka babajama batazakurya gapando bamwe bakubwira ngo nge nakugize ipanji babwire ko ngukunda from Monday to Sunday ya la 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 ya la 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 Emojizo ya mani mu rugendo rwa music ninde muntu ukwespira muri music nyarwanda ku buryo wahita muvuga ati ngiye nka Emojizo ngiye kuba umuhanzi je mani noneho kuvuga ngiye muri boro industry y'umuziki nyarwanda rangiye mfatira ku njyana zitandukanye wenda nko muri hip hop sibyo musaza Laidizo kabisa Riderman abari ubinkorera muri Afrobeat buriya mba mbona Mico wari wundi ku mutima bro ariko bro uvuze Mico mbona musavye hatari bro muravukana bimeze gute man ko Mico man no muri family no mu film no mu family hafi nese kutajya muri Kakasi bro afite Kakasi group ariho uri gukoreramo Bwiza ese wowe kuki utabasha kumwa-approachinga ngo nk'umufamiliye man muniga sibyo muniga nago nyina njya kure cyane gusa nyine tubiri hafi tuzakora indirimbo yarabimbwiye bro baba baragezeyo rero man ntabyo kugenda nyine wirukanga nyine tu amubwira nyine akumva ikibazo cyawe akubwira tuzabikora nyine tu ariko gusa tuzabikora nge na Mico bro man for sure kabisa murasa bro ni copy reka noneho tugane uri kutubwira ko yenda Mico ari ukwespira muri Afro ariko Ladders akagukomera muri hip hop yenda abo bantu babiri nimba yenda warabakurikiye cyane nimba hadukubita imwe mu ndirimbo zabo wakunzemo akantu gatonya nimba yenda wabyigerageza tubanze kwa Mico se mu gifamiye arani muri family dukubita urumico umuniga nkuko muri kubyumva afitemo urumico ukuntu reka adukubite twumva ukuntu vibe ziwe zimeze n'umuvandimwe we Mico noneho sibyo mbari imbiye ndimba sya Mico bana we iyo ari yose tu wowe turi gapando ni yanjye man mboka Mico reka turimba indirimbo ye man murarembwe ndimba ya Mico oya zose ni nziza noneho wowe iyo hitiramo iyo ukubitiraho abanyarwanda ku ndirimbo y'umuvandimwe kadukubita indirimbo yitwa Akabizo sivyo amakabizu bizu shaka ibirenze se nawe ndi kuvuga bro okay ni vibe na kabi mano sinaseramwe kavaye umungu mukuru bana bamwita Emojizo bro bana murabyumva nyine kuri vibe y'umuvandimwe adukubita Akabizo ahubwo ngiye kwite ku nagambaje ku hip hop kuri Riderzo hip hop yanjye naribe reka tumanze turebe ngo Emojizo ibyo afite ni ibiki package yatuzaniye aka kanya right now ni mani nje wenda gukunda sinza gutamaza nzahora ngukunda nza kujyana iwacu nkwereka abajyama nkwereka umuryango nkwereka ababyeyi bro ayaza wayise mani Emojizo man uri kutwiba kabisa man wese wowe reka burya sibyo imbwe ngo mitakano gatoya nasabwe ngo mbwira ngo ririmba noneho Emojizo okay ibyo biba bibaye yenda nk'urugero ufite indirimbo zingahe stu zasohotse cyo bita Agapando sibyo ajya niyo bita amagambo mana amagambo ikaba amagambo baby girl you give me your love
iby'isi ni danje mbarimo mbazi reka aba amagambo baby girl you give me your love iby'isi ni danje mbarimo mbazi bayita amagambo amagambo. Bro, amagambo niki cyaguteye kuririmba indirimbo amagambo bro? bro nyine ku isi sibyo abantu sibyo ukuntu uba wifitiye umufrendi wawe yaba ari umubebe cye cyangwa ari umuhungu usanga nyine inshuti za hafi aho ngaho nyine ubona zigenda zishaka guteranya nawe manya mva nyine nabwiye umubebe ati nyine nareka amagambo sibyo anyera urukundo sibyo by'isi ni danje abantu nyine tuba tubarimo tubazi cyane cyazi bro. Musa, iyo ubonye nda music nyarwanda kakanya hiri kugana wumva energies yawe ari uzazamo energy muri industry nyarwanda kugira ngo ikomeze isonga imbere. Cha bro ngiye rero urumva numashaka kuzazana nk'ikintu bita sibona nabyita gutera yanjye none nimba navuga yanjye njyana nimba navuga akora ababushari bazanye trap mana numva nshaka kuzazana indi boro abanyarwanda iyo bora yitwa ngo iki bro naba mbeshye nona ndikwitegura arumva ndikwitegura ndi no kwikoraho ariko no nkubwiye ngo izaba yitwa gutya oya nago turayishakira izina ryayo ryihariye ariko ni urumva nkabara ababushari bazanye kina trap bena sinze bara boro numvishe no muri Amerika zihari ibintu byakina n'ibiki ariko ngiye nshaka kuzazana boro kumva se muniga nyine ukumva ko ari aboro nyarwanda tu kumva ko nandi yanogeze yumva ya nuko ngo ako gutya nkubwiye ngo bw'izina ryayo urumva yenda kiri gihe cyako uzabimbaza nzayiba ntari biyenda tugana nko ku musozo dukubita kandi ka vibe gatonya twumva ukuntu bimeze bakubitire kuri hip hop cyakora okay kuri hip hop ntari ibintu cyangwa se afrobeat akantu wapfunyikira abanyarwanda asukubapfunyikira akantu ko akantu kameze fresh bro kubitiye kuno kuri afrobeat sivyo nze muri kamera oya bro jamanyi mu kuri afrobeat nje muri kamera jeris mba ndi kumedita naza kubapfunyikira umusaza aribwo imirongo yiri kumujabuka bakwita fro mvanye mu mutwe atari yo mfite ntari bitu kwa gutura umuntu ukamubwira ngo imbe ndirimba kano kanya okay ntari bitu mukobwa abanza nyumva mbere yo kuvuga nibyo niba narakunze yewe narahombye amagambo mbwira n'ibikorwa byawe mbona bitajyanye na style yanjye give me the way give me the way give me the way nje zishaka gutinda give me the way give me the way give me the way nje zishaka gutinda reka tugana ku musozo igihe nicyo kibi ariko vibe zari fresh batukumwe n'umuhanyu MGzo yari MC Kalanga once again don't mess
DJ Tromani nk'ubusanzwe uko mubizi ni umuhungu wanyu